ujya mu rugo rw'umusirimu wakwicara mu ntebe umwana akaza akagutondagira. Umubyeyi ushaka ko umwana we atarira uyu munsi azarira ejo. Shyireho imbibi muvuga ati iki kintu ntabwo cyemewe mu rugo, kugira ngo nimushyiraho izo mbibi. Ubusirimu ntabwo ari ukureka umwana ngo yigire ibyo ashaka. Ubusirimu ni ukumenyesha umwana ko ikintu kibi gihanirwa, ikintu cyiza gishimirwa. Abajeyi ntabwo ariko kurera gisirimu. Kurera gisirimu bakunzi ba KGG TV Rwanda, twongeye kubasuhuza. Mwaramutse neza ubwo bitewe naho muherereye, kandi mwahisemo neza kubana natwe mu muryango wa KGG TV Rwanda. Kugira ngo dukomeze twaguke rero, murasabwa gukora subscribe, share, comment, hanyuma mukamenyesha n'abandi. Hanyuma urakanda kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu uko bigiyeho. Uyu munsi rero nk'ubisanzwe mugiye kubana nanjye Kwihangana Jean d'Amour. Iki ni ikiganiro cyiza cyane. Tugiye kugaruka rero ku ngingo ikomeye cyane y'uyu munsi, aho ingingo igira iti: hari ababyeyi bitiranya kurera nyako bakakwitiranya no kurera gisirimu. Hari ibyitwa kurera gisirimu ariko by'ukuri bari kurera abajeyi, cyangwa se ababyeyi benshi bitiranya urukundo no kurera umwana agakora icyo ashaka. Iyi ngingo kugira ngo tuyinjiremo neza, hari ababyeyi bamwe na bamwe by'ukuri bagenda bakitiranya umwana wawe buri kintu cyose yumva ashaka ukakimuha uko akikubwiye. Umwana niba ashaka wenda igikinisho cy'indege ukamugurira, umwana yashaka kumena itara akarimena, umwana yashaka kumena televiziyo akarimena, umwana yashaka kwicara ku bashyitsi ukamureka. Umwana ikintu cyose umwana ashatse mbese ukakimurekera kugira ngo umwana atababara. Benshi rero bakita ko cyangwa se bakabyita kurera gisirimu. Ugasanga umuryango runaka ufite abana batatu, ariko ibintu bigira ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ubwo ngo ni ukurera gisirimu. Ababyeyi benshi mutinya guhana abana banyu kugira ngo batababara uyu munsi, ariko ejo muzamutakiri kumwe, utari kumwe n'uwo mwana uzaba waramuhaye iyihe mpamba. Uyu munsi rero ndashaka ko tubyinjiramo by'umwihariko cyane, turebe kuki ababyeyi bakunda kubyitiranya, n'icyo ababyeyi bakora, ese ingaruka z'ibi bintu zo kurera abana bajeyi babyitiranya no kurera gisirimu, aho usanga umwana ashobora kurangiza umwaka wa 6 primaire akajya muri segonderi umwana atazi no kwimesera umwenda w'imbere, kubera ibintu byose mu biharira abakozi. Umwana adashobora kumesa amasogisi, umwana adashobora kwisasira uburiri. Umwana kibazo uyu mwana azavamo iki? Niba ari umukobwa, uwo muntu uzamushaka azavamo umugore mwiza, azavamo umubyeyi mwiza. Ese mbere yuko tujya kuvuga ngo uwo mwana azavamo umubyeyi mwiza, wowe mubyeyi uri umubyeyi mwiza? Iyo wirebye mu ndorerwamo y'ukuntu iwanyu bakureze, ubona uri umubyeyi mwiza by'ukuri, umubyeyi w'umutima, umubyeyi wifuriza abana be ineza? Utinya guhana umwana wawe uyu munsi kugira ngo umushyire ku murongo, umwereke igitsure, ejo bundi akazarangira agusebeje biteye ubwoba. Rimwe na rimwe ababyeyi bakitiranya bakavuga ati umwana wanjye kutamuhana ni ukumukunda. Umwana amenye itasi mu rugo, mundekera umwana wa dadi, umwana wa mami. Uwo mwana ejo n'ejo bundi nibiramuka bibaye ngombwa ko witaba Imana, uwo mwana abandi bantu babana nawe bamubasha? Kuko rimwe na rimwe tureba ibintu tukitiranya ibintu byo kuvuga ngo umwana wanjye ndamufata neza, ndamufata abajeyi, sinshaka kumva umwana wanjye ari kurira, sinshaka kumva umwana wanjye agira gutya. Ariko ibi byose ugasanga na leta iri kubishyiramo imbaraga byo kuvuga ngo turere abana bajeyi, kuko niba umbwira ngo umwana kumucyaha bibaye ikibazo,
wa mugani none baba babyeyi bahanaga abana babo bajeyi bigiye kwiyongera. Ndashaka ko mbaha urugero rutoya. Mu kigo kimwe cy'amashuri mu karere ko mu ntara y'Amajyepfo habaye urugero, umwana kubera ko akundi yarerwaga iwabo buri kintu cyose ashaka, mama ndashaka irindazi, mama ndashaka iki ngiki, sinshaka iki ngiki, uyu muntu ntago mushaka, baramureze uwo mwana, baramureze gutyo. Umwana byageze aho ajya kwiga mu kigo cy'abihaye Imana. Ageze kubera amahame y'icyo kigo, umwana ashaka uburyo ki ahimba kugira ngo ababyeyi be azabahe proof ibagaragariza ko koko icyo kigo ari kibi. Umwana abanza guhimba ko abandi bana bamwanga, ashaka no kuzanamo ibintu byo kuvuga ngo baramwanga kubera iki, wenda tubyitiranya, cyangwa se ashaka kuzanamo ibintu by'amoko. Ubwo abantu bo mu ntara y'Amajyepfo murabizi. Hanyuma uwo mwana ikintu yakoze niki? Uwo mwana yaragiye abanje abonye ko ubuyobozi bw'ishuri butabyemeye, aragenda agura urwembe arikatagura. Amaze kwikatagura ahamagara ababyeyi ati rwose, ati njyewe iri shuri nabwiye ko banyanga, ntago abana bankunda kubera iyi mpamvu n'iyi, ati none dore bisabe. Inzego z'ubutabera zarahageze, RIB n'izindi nzego z'ubuyobozi bw'ibanze bakora iperereza, basanga uyu mwana icyamuteye ibyo ko ari uko adakunda ishuri, atashakaga ishuri. Hakurikiranwa basanga ni wa mwana wagiye urerwa, ikintu cyose ashaka like ababyeyi bahita bakimuha. Hanyuma umubyeyi urumva isura yawe, ibyo bintu bimara kumenyekana gutyo, ibyo bintu uzaba ugaragaza iyihe sura? Hari abandi babyeyi batinya ko umwana babara uyu munsi cyangwa akabarakarira, ugasanga umwana arakariye umubyeyi. Umwana kubera ko yakuze ibintu byose yigira abajeyi, yumva adashaka kugira umuntu umwumva, yumva adashaka kugira umuntu umuvuga, umwana yakora nabi ntashake ko bamukosora, uwo mwana yakuze abigihararumbo. Umwana udashaka gukosorwa abigihararumbo. Rimwe na rimwe bakagenda ku gitutu cy'urungano ngo kubera kanaka bamurera kuriya, kubera ko kanaka bamurera kuriya, kubera ko kanaka yambara kuriya, kubera kuriya. Ugasanga utwana tw'iki gihe ababyeyi bari kugenda bambika abana babo ubusa, ngo kubera ko umwana yavuze ngo arashaka iyo jipo, arashaka iyo kanzu, arashaka ko kapantaro, arashaka ko gakabutura. Ukibaza uyu mwana afite uburenganzira bungana iki bwo gutegeka umubyeyi ikintu ashaka, cyangwa se bwo gutegeka icyo umwana ashaka, ku buryo umwana agenda agafata imyanzuro yo mu rugo? Hari umubyeyi twigeze kuganira ambwira uburyo ki mu rugo iwe iyo umwana atashatse ibiryo runaka, ibyo biryo ntabwo bashobora kubiteka. Aho usanga iyo umukozi kugira ngo ajye gufata menu yo guteka mu rugo, babanza bakabaza umwana, ese urashaka ifiriti, urashaka inyama, urashaka iki? Rimwe na rimwe ukabiteka akakubwira ngo ntabwo mbishaka, bikaba ngombwa ko bateka ibindi. Uwo mwana uri kurera gutyo, wizeye neza ko ejo bundi nashaka umugabo, nashaka umugore, azashaka umukire nk'uko namwe wanyu wenda muri abakire? Ibi bintu akenshi bikunda gukorwa n'ababyeyi bita ngo muri abakire, ngo muri abasirimu. Ese ubwo busirimu bwo kurera abana banyu mubarera nk'amadebe, mubarera muri ubu buryo, mwumva muzagarukiriza he? Kandi iyo mpamvu uyu mwana warezwe gutya iyo ageze ku mashuri nta muntu yubaha. Uyu mwana warezwe gutya yifatira imyanzuro ibintu byose ari we, mbese ikintu cyose ashaka murakimwereza, ikintu cyose ashaka murakimwereza. Uyu mwana iyo ageze ku ishuri afata mwarimu nk'ikintu kiri aho ngaho nk'igikoresho. Uyu mwana wagiye kugera ku rwego rwo kwikatagura, nuko yarazi neza ko namara kubikubita mu matwi y'ababyeyi bazahita bashaka uburyo ki bamwimura bakamujyana ku rindi shuri, cyangwa se akaba ari wa mubyeyi ukakanyaza ati njyewe umwana wanjye ntabwo bamuhana. Rimwe na rimwe ababyeyi bakaza ku mashuri bakateza saga ngo umwana wanjye bamuhana, umwana wanjye bamuhana. Uwo mwana uri kurera nk'idebe, uwo mwana uri kurera abajeyi, ejo bundi nakubera ikirumbo, ejo bundi nakubera igisamanzu. Kera niko mwarimu wacu yakundaga kuvuga ngo abana barera abajeyi ngo babarize mu buryo bwa gisamanzuki. Uwo mwana nakubera gutyo, nicyo kintu wumva kizagushimisha? Bamwe na bamwe mu babyeyi bashaka ko umwana ahora yishimye, agahora yishimye.
ntiyishime, ariko ntabwo wabyemeza ko ijana ku ijana uwo mwana uzamurera ngo umukuze umugeze mu myaka 50 mukiri kumwe, ntabwo bizakunda. Yewe nkunda kubwira abana nigisha ati sometimes nujya ku ishuri jya wikorera akazi, nujya mu rugo genda ufata iyo myenda y'imbere mwebwe bakobwa, ugasanga umukobwa ageze mu wa 5 mu wa 6 umuhungu ageze mu wa 5 wamubaza ngo ninde ukumesera umwenda w'imbere, ati tantina aramesera. Ukibaza uyu mwana kagiye kujya mu wa 6 agiye kujya muri segonderi, ejo bundi najya muri internet ninde uzamumesera? Ese mwababyeyi muzashakira abakozi banyu, muzashakira abakozi abana banyu bazajya babajyana mu internet? Rimwe na rimwe tujye dushyiramo inyurabwenge, ntago ibintu byose uko umwana bishatse biba ni ngombwa ko umwana abibona. Rimwe na rimwe usanga abana kubera ukuntu twabareze buri kintu cyose bashaka baragira, hari n'abana biharaje noneho umwana akagera ku ishuri hari menu y'ibiryo runaka bihari, uyu mwana yamara kugera ku ishuri agahamagara ababyeyi mu rugo ngo mama ngo uyu munsi ngo ibiryo batetse ngo ntago mbishaka, mama agahita yohereza amafaranga. Mama uyu mwana niwe uzavamo mu mugore uhora uheza ku nkeke umugabo ati mama amafaranga. Uyu muhungu wahaye amafaranga buri kanya niwe uzagenda yabura amafaranga akajya mu bikorwa bibi, utinganye ibindi biki kubera ko atigeze abona amafaranga uko yayamenyerejwe. Ejo hari ahantu nagiye ku ivuriro, hanyuma ngiye kubona mbona umwana mutoya rwose hagati y'imyaka 10 afite smartphone. Ngira ikibazo kibaza ngo ese ibintu umwana ko mbona byibura nahicaye nk'iminota nka 40 cyangwa se isaha, umwana ari muri telefone adashobora kuvamo ameze gutya. Ndibaza ngo ese ibintu biri gukorwa kuri telefone ababyeyi muri kubikurikirana, muri kumenya ibyo umwana ari kureba? Uyu mwana wamenyereye kujya muri telefone akareba n'ibitarebwa, uyu mwana ni uzavamo za ndaya zo ku mihanda. Niba abana bazaduteza ibibazo ugasanga umwana aragiye ahimbye ngo umuntu yamufashe ku ngufu abeshya, ugasanga uyu mwana kubera ukuntu yarezwe gutya agiye ageze ku ishuri batetse ibiryo ati ngiye bino biryo simbishaka, agahamagara ababyeyi. Mubyeyi iyo wohereje umwana 2 3 4 5 6 amafaranga mu cyumweru kimwe cyangwa se mu kwezi ngo kubera ko muyafite, uba wumva uwo mwana uri kumutegurira ejo hazaza? Ese bibaye ngombwa ko ubuzima ni gatebe gatoke ejo bundi aramutse akennye mukennye, ko nabyo bishoboka. Hari abakire benshi twari tuzi hano hanze baragiye bari abakire rwose, satani irabatera baterezwa cyamunara, cyane cyane ko ababyeyi benshi inguzanyo ziba ari inguzanyo. Ejo nene bagutereza cyamunara umwana wawe akabura icyo, uko ayo mafaranga umwohereza azaba igihararumbo, azaba ikimara. Kandi ntago dushaka kurera u Rwanda rufite abantu buzuye ibimara. Mureke kwitiranya kurera abajeyi no kurera gisirimu. Kurera gisirimu ni ukurera umwana wawe afite ikinyabupfura, yajya ku ishuri ukavuga ati wow uriya mwana afite ikinyabupfura. Hari umwana rwose uza mu ishuri ukabona rwose ako kana akafata ikinyabupfura, ako kana akarumva, ako kana wakabwira ukabona ni umwana ukurikirana neza. Mbese ubusirimu nyabwo si ukureka umwana akigira ibyo ashaka agakora ibyo ashaka, oya, ubusirimu ni ukwigisha umwana ikinyabupfura. Ujya mu rugo rw'umusirimu wakwicara mu ntebe umwana akaza akagutondagira, ujya mu basirimu mu byitwa ko ari inzangwa z'abasirimu bagwicyaye umwana akashaka kuza ko mu gisange karabaye. Ujya mu miryango y'abasirimu ugasanga umwana kubaha uramubwira ati genzanire iki ngiki ngo what do you say ngo ukareba umwana akare. Kera twari tuzi ko ubundi umwana kugira ngo arebe mu maso y'umuntu mukuru byabaga ari ikintu cyasakirirego, ariko akakanya umwana w'imyaka 5 imyaka 6 uramuvugisha rwose akaguhangara. Nimpangara ngo uhangare, ibintu niko byabaye. Ariko ibyo byose bakabikomora ku babyeyi, n'ababyeyi ntago bashobotse bamwe na bamwe. Munyumve neza, usanga umubyeyi w'iki gihe adashobotse. Umubyeyi ntatinya gusuzugura umuntu aho ngaho akamusanga ahantu runaka akamusuzugura akamuca amazi neza. Umubyeyi w'ubu ntatinya gusuzugura umwarimu. Umubyeyi w'ubu ntatinya gusuzugura umudirectrice. Umubyeyi w'ubu ntatinya kugira gute. Hanyuma wa mubyeyi niba witwara gutyo urumva umwana wawe ugukomokaho ko bavuga ngo ko baca umugani ngo isuku igira isoko, uwo mwana wawe we twamurenganya?
rimwe na rimwe abantu bize psychology cyangwa se abarimu n'abandi bantu burya ureba umwana imyitwarire ugahita umenya ngo mu rugo bimeze gutya. Bamwe na bamwe ntabwo munazi kwihishira. Rero ubusirimu ni ukwigisha umwana kubaha abantu. Mwigisha abana banyu kubaha, ni ukumutoza kuvuga neza, apana amagambo y'inyandagazi. Ugasanga umwana mutoya aravuga ijambo ry'inyandagazi, agiye hari yavuze ijambo kibaza uyu mwana ni uw'imyaka 5, ni uw'imyaka 8, cyangwa nese ni umusaza w'imyaka 35. Ngakana kacu ngo kaza amagambo menshi, ugasanga kana karavuga kabaye ivuze yabaye ivuze kabisa. Igisha umwana wawe ko hari amategeko agomba kugenderwaho mu bintu runaka. Shyiraho imbibi, apana ikintu cyose umwana ashaka ngo ndakibona. Mushyireho imbibi, muvuge ati iki kintu ntabwo cyemewe mu rugo, kugira ngo nimushyiraho izo mbibi umwana bikaba ngombwa ko ahindura milieu cyangwa se ahindura icyicaro ahari akajya ahandi hantu, bizamworohera kuba adapted kuri ya system nshyashya agiyemo. Nawe uyu mwana wahoza yumvishwa ko ibintu byose uko abishatse niko bigomba kugenda, uyu mwana biragoye ko yazumva ko impinduka ari nziza. Rimwe na rimwe usanga uyu mwana iyo abaye gutyo abigihararumba kazaba igicucu. Rimwe na rimwe rero wakibaza ngo kubera iki ababyeyi bagomba gushyiraho imbibi? Imbibi ni zituma umwana yumva ko hari icyiza n'ikibi. Umwana yakora icyiza ukamushimira, ariko yakora n'ikibi ukamuhana, ukamucyaha. Umwana yakora ikibi ukamubwira ko iki kintu ari kibi, ariko yakora icyiza nabwo ukamushimira, ukamuga ati ibyiza wabikoze. Izi mbibi zitoza umwana kwifata no kubaha amategeko. Akana k'ikigiye karagera imyaka 13, 14, wakumva amagambo asohoka mu kanwa k'uwo mwana kibaza uyu mwana ni gatiki. Mutoza abana banyu imbibi, kugira imbibi mu rugo. Izo mbibi kandi zimutegurira kuzabana neza n'abandi. Nigeze kugana n'umushuti wanjye twiga muri interina, bajyaga batubwira ngo umwana utize muri interina ngo buriya ngo ntabwo ngamenya uko bimeze. Sasa mugenzi wanze ngo yagiye muri interina, amaze kugerayo ngo urumva kubera ko yamenyerejwe bya bintu byose ashaka, udusabune duhumura, kaga parfait twaduki. Atugejeje ku ishuri badushyira mu tubati baratwiba. Bamaze kutwiba umwana asigara nta sabune, asigara nta uniform bayibye kubera ko urumva agashati kabaga gateye ipasi. Umwana aribaza ngo biragenda gute. Mugenzi we ngaraza aramubwira ati rero umva nkubwire nkwigishe hano ibintu tugendana n'ibigezweho, ubwo ngubwo nyine bayijyanye nawe uyiranje. Ariko uyu mwana wabaye stick ku kintu kimwe, biragoye ko yazavamo umuntu wiyadapta kuri changes runaka, biragoye. Babyeyi rero mwigisha abana banyu kumenya ko hari imbibi runaka. Mumenye ko ubusirimu ntabwo ari ukureka umwana ngo yigire ibyo ashaka. Ubusirimu ni ukumenyesha umwana ko ikintu kibi gihanirwa, ikintu cyiza gishimirwa. Rimwe na rimwe ntabwo ari ukuhana, guhana ngo ni ugukubita ukavuna. Oya, babyeyi mu byitiranye ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Hanyuma hari ingaruka zo kurera umwana ukashaka. Umwana akura yumva isi yose yaba ari nk'iyi, ari kibamba, ari umuntu udashobotse, ari umuntu ibintu byose nkora nkumene. Uyu mwana wakuze arerwa ukashaka akura azi ko ibintu byose ari amahoro, ku buryo za changes niziza kwiyadapta bizamugora. Ntamenya kubaha abamuruta. Uyu mwana warizwe uko ashaka ntamenya kubaha abamuruta. Yewe twebwe twigishwaga ko ubundi ugomba kubaha ukuruta ariko n'uwuruta, kuko iyo wubashye ukuruta ariko ugasuzugura uwuruta bivuga ngo ayo nama kimbirana azahoraho. Bivuga ngo na wa muntu nawe uruta ntago azakubaha. Indi ngaruka yo kurera umwana uko ashaka, ntabasha kwihangana cyangwa kwakira gutsindwa. Hari abana kwakira neza gutsindwa bidakunda. Akumva ibintu byose ngewe namenyereye ibi, ubwo ntabibonye rero intambara zikavuka, ugasanga ugiye gukiza intambara zuko ngo ikintu banza ko gusangira. Ugasanga umwana yizaniye akantu mu rugo undi aragashaka, atakamuhaho bikaba induru. Babyeyi
ubwo murumva muri kurera abana b'u Rwanda rw'ejo hazaza cyangwa muri kurera amabandi y'ejo hazaza? Mubanze munsobanurire neza, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umwana wawe akurusha itegeko mu rugo. Sindumva uburyo ki umwana ari gufata ibyemezo mu rugo. Toza umwana wawe gufata inshingano. Niba muri mu rugo, muri mu nama y'umuryango, niba mujya mukora inama, niba mwaragiriwe ayo mahirwe, umwana muhe inshingano, mubwire uti wenda ejo bundi ni wowe uzayobora, ariko nyuma y'ejo bundi nakana akazayobora. Apana kuvuga ngo buri munsi ikintu cyose kijye gukorwa mu rugo ni kana kugomba kukivuga. Oya, uko ntago ariko barera. Kurera abajeyi ntabwo ariko kurera abagisirimu. Kurera gisirimu twabisobanuye. Bamwe na bamwe izi ni ngaruka zizamubaho n'umurera gutyo, aba umunebwe, ubu uri korora ubunebwe. Uyu ni wa mwana w'umukobwa uzagenda ugasanga ntazi no gusasira ubugabo, ntazi gusasira umugabo we, ntazi koza ibyombo, ntazi gutunganya saro, ntazi ibintu byose akamva ni umukozi. Niba iwawe wa mubyeyi we waragiriwe amahirwe yo kugira amafaranga, wizeye neza ko n'umukwe wawe azagira amafaranga? Wizeye neza ko umukazana wawe azagira amafaranga yo gutunga umugabo? Niba babakene bizagenda gute? Uyu mwana warezwe gutya agira n'imyitwarire mibi ku ishuri n'ahandi. Ibi dukunda kubibona twebwe babarimu, niyo mpamvu tuba tuje hano. Dufatanye turere bano bana bazavemo abantu bakomeye, bazavemo abantu b'icyubahiro, bazavemo abantu bafite kubaha. Nawe wa mubyeyi terwa ishema no kumva ngo umwana wawe arubaha. Terwa ishema yuko n'umwana wawe hari abantu na bamwe atinya. Erega gutinya ntago ari ngo n'ugusuzugurwa. Oya, ubundi kera twabonaga wenda nk'umwari maje, ukavuga ati ubu ngubu gahunda ni ukwiga, ubu ngubu ariko abana bubu ugera mu ishuri ahubwo bagashaka ko mutera story. Gutera story ni byiza, ariko se ryari? Uyu mwana wamenyerejwe ko ari we kibamba mu rugo, arashaka kuza agashaka kuba kibamba no ku ishuri, arashaka kuza kuba kibamba mu kazahakora, arashaka kuza kuba kibamba ibyo yirirwamo. Hanyuma abo bana ni bahura ari 20-30 mu hantu hamwe bose bashaka kuba kibamba, hazavamo iki? Ni intambara, ni amatiku, ni ugutukana, ni iki? Ibintu byose bibe akangaratete. Babyeyi rero mukwiye kureba ngo ese uyu mwana nareze gutya ni iki? Mukunda abana banyu babyeyi, mukunda abana banyu, ariko mubashyireho amategeko. Shyiraho itegeko. Nimube cyangwa se nimube urugero rwiza kuri abo bana. Mutoza abana banyu gukora imirimo hakiri kare. Mumwigishe kubaha abarimu, mumwigishe kubaha ababyeyi, mumwigishe kubaha barumuna be n'abakuru be. Mukunda abana banyu, ndabishyiraho, ndabisubiramo, ariko mubashyireho imbibi. Ntabwo umwana wakunzwe ari wa wundi ukundwa kugira ngo akore ibintu byose yumva ashaka. Ntiyabeho gucyaha umwana. Rero nasoza ngirane, umubyeyi ushaka ko umwana we atarira uyu munsi azarira ejo. Uzarira ejo. Wowe mubyeyi niba wumva umwana wawe udashaka ko uyu munsi arira, azarira ejo. Umunsi uzaba utakiriho, umunsi uzaba uriho wamaze gusaza, ukabona umwana wawe ni wa mwana wirirwa ku mbuga nkoranyambaga yiyambika ubusa, bizagutera ikimwaro. Uzatangira, hari imyaka umubyeyi yageramo agatangira kureba ibintu umwana we ari gukora, agatangira kwicuza ngo kubera iki. Mwirinde kuzicuza. Ariko umubyeyi wemera kumukosora, wewe umubyeyi niba uzi ko ukosora umwana wawe, ucyaha umwana wawe, utoza umwana wawe imico myiza, uri kumutegurira ejo hazaza. Ejo hazaza he ni heza. Ibi ngibi mbabwira, kurera si uguhora, si ugutuma umwana ahora yishimye. Oya, ntabwo ariko barera. Umwana wawe urashaka guhora ubona yaseka, then mwigisha abana banyu ko hari icyo bita emotional intelligence. Ariko se aba bana barabikura ko namwe ababyeyi bamwe na bamwe mutazi kugenzura amarangamutima yanyu, mutazi kumenya ngo umwana niba agomba guhanwa, agomba guhanwa. Wikwishinga iby'abandi ngibyawe usige ibya birangara.
baravuga ngo ujya gutokora akantu mu jisho ry'undi, banza ukura umugogo mu jisho ryawe. Ukahora ni wa mubyeyi ureba dore uriya mwana yumva nabi, uriya mubyeyi uriya mwana yumva nabi, uriya mwana akora nabi, ugasanga ariko iwawe byaradogereye. Ntabwo ariko tugomba kuririra iki gihugu. Iki gihugu ndabisubiramo, hari abantu benshi bakivunikiye, nawe uri mu bakivunikira, kuko niba ukora byanga bikonze utanga umusoro. Tekereza kubaka igihugu ariko ukagisenya mu mwanya mutoya kubera imico n'imyitwarire mibi mutoza abana banyu. Umwana ikintu cyashatse aragiye aganira mugenzi we, smartphone, iPad, internet, whatever, ibintu byose mukagenda mukarundurira ku bana, ku buryo biba bana byinshi. Ugasanga utwana tw'iki gihe dusigaye dufite na stress, dufite depression. Umwana agakura afite depression kubera iki? Yahawe byinshi, nabibura bizaba ikibazo. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGG TV Rwanda, hanyuma tuzajye duhora tukungurana ibitekerezo. Ushaka kunyunganira yakwandika muri comment igitekerezo akambwira uburyo ki yumva iyi nsanganyamatsiko. Dukomeze rero tubane na KGG TV Rwanda, ndi kwihangana Jean d'Amour.